Reka nongere nkwifurize kugubwa neza cyane wowe ukurikiye Reba Plus. Nizere ko uri amahoro, nizere ko intangiriro z'umwaka zimeze neza cyane. Rwose turakwifuriza kugubwa neza. Uri mu rukundo naryoherwe cyane kandi aprofit biharimo kubera ko ni ibihe byiza cyane biryoha nk'ubuki. Ni nko kuba muri Edeni. Ariko utari mu rukundo nawe rwose ushobora kuba igihe cyawe kitaragera, ariko kizagera upfa kuba uhagaze neza, ufite umutima ufungutse kandi witeguye kuba wakwakira waza kugana mu gihe yaba agaragaje impamvu zifatika zatuma umwemera kwinjira mu mutima wawe. Ndabasuje rero cyane, ni muganga w'urukundo. Amazina yanjye nyakuri ni Boni Buranga, ni kuri iyi channel rero ya Reba Plus. Nizere ko mumeze neza. Kuri uyu munsi dufite topic ikomeye. Niba mwararebye ubushize, hano twakiriye umukobwa witwa Sandra wari ufite ikibazo cyo kuba yarakunzwe umusore akamwimariramo akamutwe twose akageza nubwo amwishyura n'amashuri, ubundi igihembo cyaje kubikiye no kumutunguza save the date. Urambwira iki abahungu muri abagome nta rukundo mugira, muri abagome. Buretse wenda turabigeraho, reka tubanze ahubwo murimbwa nta bitekerezo mugira ngo wamushaka gukomeretsa imitima y'abakobwa gusa. Wenda sinzi niba wabasha kumbwira story yawe cyangwa se ukabwira abadukurikiye story yawe muri make. Iyo story sima nshaka kuyisubiramo kuko narakomeretse, ubu nakabaye ndi nko kwa Makuza umvase. Kwa Makuza kandi ubusura urabona kwiyahura ari wo muti kuko. Niwo muti kuko nta kindi umuntu aba asigaje ku isi. Ufashe umuntu ukamwizera ukamutaha amafaranga yawe yangiza ukabona ngo uburyo butunguranye nyine birumvikana, kandi akaba yarakoze ubukwe n'umushuti we wa hafi mu buryo bwari bubabaje cyane. Ngira ngo mwarabibonye, ariko uyu munsi tugiye kureba ni iki cyakwereka niba umukunzi wawe ari umukuzi w'ibyinyo. Aho umukunzi si umukuzi w'ibyinyo nicyo kintu tugiye kuvugaho kuri uyu munsi. Tugiye kureba impamvu zitandukanye zakwereka niba umukunzi wawe ari umukuzi w'ibyinyo. Ushobora kuba hari ibimenyetso ubona buri munsi ariko ukabyirengagiza kubera ko nyine ngo wa mutima ukunda ngo uhora ubona ko ibintu ari byiza. Buriya nshobora kuba ndi kwibeshya, ariko hari igihe haza icyo bita red sign cyangwa se ikimenyetso gitukura, itara rya danger ritukura rikwereka ngo haguruka ukanguke, kubera ko umuntu araje gukura ibyinyo bimare. Ushobora no gusanga umwana w'abandi rwose umwibeshyaho atari umukuzi w'ibyinyo, ahubwo ari wa mutima ahora wibaza ngo ibi bintu bimeze bite. Mu kanya rero turabigarukaho tubyinjiramo ku buryo burambuye, ariko nkwibutsa ubu buvuzi turi gukora busangize benshi. Hanjye nka muganga w'urukundo ibi bintu mba mvuga hari abo byafasha, nawe rero bigeze ku bandi. Ariko ushobora no kuba wumva urukundo rwawe ruhagaze neza, urugo rwawe rwubakitse neza rukomeye, ariko ibintu by'urukundo nuguhozaho. Turi mu isi hindagurika, ibintu birahinduka, havuka ibibazo bishya bitahozeho kera, ariko hano kuri Reba Plus tugera ku bigezweho muri iki gihe, tukumva ibitekerezo by'abantu batandukanye. Rero reka nkwibutse ngo ukanda subscribe niba utarayikanda, ukore share, ukore comment, ubundi kandi niba wumva ufite urukundo, niba urukundo rukurimo by'ukuri atari bya bintu byo kubeshya, niba utaritesha mutwe, dufite abandi bantu nkawe. Niba uri umusore hari abandi bantu nkawe b'abakobwa nabo bafite urukundo. Icyo dukora rero ni iki? Ni ukubahuza. Twabahuza mugakundana, mwakundana mukubaka, mwakubaka mukarambana, mwarambana tukishima. Nicyo kidushimisha ahangaha. Ubuvuzi dutanga nicyo bavuganisha, nta kindi. Rero mu kanya gato turagaruka twinjira muri ya topic yacu kureba ngo ni gute wamenya ko uwo muntu atari umukuzi w'ibyinyo, uwo wita sheri shushu, niba atari umukuzi w'ibyinyo. Ibyo byose rero ni mu kanya, nimujye ko ikaze rero. Nanone reka twinjire muri bwa buvuzi bwacu, muri za nyunganizi, inama dutanga ku bijyanye n'urukundo. Kuri uyu munsi tugiye kureba ku bijyanye n'ibintu nyakuri byakwereka niba umukunzi wawe ari umukuzi w'ibyinyo.
reka nkubwize ukuri, warebye amafilime atandukanye ndetse n'aha kuri Reba Plus hariho filime zigaragaza ibintu byo gukura ibyinyo, aho umuntu aza rwose akabikura kumugaragara izuba riva, ibyinyo rwose akabishyira nk'ahari. Ibyo bintu rero ntabwo tubyishimiye habe namba. Ikinzanye hano nka muganga w'urukundo, ikituzanye nka Reba Plus ni ukubafasha kugira ngo tumenye neza cyangwa se twizere neza ko ingo zihari, inkunda abantu bari gukundana ari ibintu biramba rwose. Ndambiwe gatanya, ndambiwe gushwana kwa hato na hato, ikintu bita ngo za break up rwose hano hanze zimeze nabi, zirandambiye, twazifatiye umwanzuro. Icyo dushaka nuko abantu bubaka, bakundana kandi bikaramba. Iyo abantu bashyize hamwe nta kintu kibananira. Ese twirirwa tuvuga ngo urukundo rwarashize, wowe urarufite kugira ngo uvuge ngo abandi ngo bararubuze, cyangwa se ngo ndifuza ngo umukunzi ngo wujuje ibi n'ibi. Banza urebe wowe urabyujuje. Ngo ndashaka umusore mwiza, ngo witonda, ngo uzamfata neza, wowe se uritonda. Okay, tujya dukomeruza icyo dukomeninga si. Reka rero twikomereze tujye ku bintu byakwereka neza niba umukunzi wawe ari umukunzi w'ibyinyo. Ikintu cya mbere nuko muzahuzwa n'ikintu gituma umurekurira amafaranga. Ubu umeze nk'iki, nk'umushoramari ku buzima bwe, ukabona umuntu nta kintu akora kugira ngo we yiteze imbere cyangwa se akwereke ibyo ari gukora mu ruhande rwe, ahubwo buri gihe ni wowe nyeneye gukoresha ibi n'ibi, imisatsi cyangwa se imyenda n'ibindi, ntanakureke ngo wowe ubyirebere nk'umukunzi, ahubwo akagutura ibibazo buri gihe. Erega singiye guca nk'amabere, sibyo, ntabwo nciye nk'amabere, ariko gufashanya rwose birakenewe mu rukundo. Amafaranga ari ngombwa, kuba wafasha umuntu ni ngombwa, ariko niba ubona umuntu nta kindi kintu muzwa nacyo kitari amafaranga, ukabona buri gihe araza rwose yipfushije, nuko utazi uri kumubwira bwo murimo mu rukundo, ariko akakubwira ntabwo nishimye, nyamara njye mfite ikibazo. Ikihe se? Ikibazo wenda cy'amafaranga cyangwa se cy'akabazo runaka kambabaje umutima, wagakemura ukabona umuntu arishimye, ejo akazana ikindi kibazo. Byumvikane ko ntabwo nahakanye yuko gufashanya mu rukundo ari ngombwa, ariko umuntu wisabira gufashwa buri gihe yigwangaje rwose, ubona yahwereye, ariko wamumeneramo akantu, wamusukiramo agafaranga, ukabona umuntu arasetse, ukabona umuntu arishimye. Niba uwo muntu ubona muzwa n'amafaranga gusa n'ibyo umukorera kandi yabyisabiye, wenda yabivuze cyangwa atabivuze, kura umuntu mu nzira. Ntabwo turi mu gihe cyo kureka abantu ngo batubarize imitima. Turi muri 2022, ugomba kubana n'umuntu muhuza. Niba umufashije ni byiza, ariko mufasha ubishaka. Kandi muri hari abantu mutinya ngo kurebwa nabi, ngo cyangwa ngo gucibwa amazi, mugakora ibintu mudashaka. Ngo umukunzi ngo aranca amazi, ngo ndabansebye, ukayasohora utabishaka, kandi akayarya n'aya kabiri, akayarya n'aya gatatu, akayarya, none ukajya ugenda ukiherera. Ariko uyu muntu rero, uyu muntu aranzonze, ariko ibintu nk'ibyo ntabyo dushaka. Kura mu nzira. Icya kabiri ni umuntu udashaka kumenya imishinga y'ejo hazaza. Burya umuntu ugukunda aba yifuza kumenya uzatera imbere gute, ese urateganya iki, ese twubatse urugo cyangwa se niba mwaranubatse murateganya iki cy'ejo hazaza. Ariko umuntu mu gitondo nimugoroba arashaka iby'uwo munsi gusa. Urabona ubuzima bwe ni nk'aho azapfa ejo, nta cyerekezo cy'ejo hazaza. Uwo muntu rero reka nkubwire, uwo muntu nuko umwitondera cyane. Ibimenyetso nkubwira ushobora kugenda ubihuza, ukaza gusanga neza umuntu muri kumwe byararangiye, kabivuge cyane. N'umukozi w'ibyinyo kwihishema. Attention. Ikindi kintu rero cya gatatu, ikintu kikwereka ko umuntu ari umukozi w'ibyinyo, nuko adatinya kuguha
ibintu bimeze nka ruswa. Ruswa y'igitsina cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Katubivuge, ugasanga umuntu ntabwo agukorera ikintu runaka kubera urukundo, ahubwo birasa nkaho ari serivisi kuri serivisi. Ugasanga niba ushaka ikintu iki, niba ushaka ijambo ryiza, banza ukora iki kintu. Ntabwo wenda ari ibyo bya ruswa y'igitsina gusa n'ibindi. Ugasanga umuntu nakubwira joteme, kugira ngo akubwire joteme urabanza wishyura 2,000 cyangwa 5 cyangwa 20 cyangwa miliyoni. Ugasanga umuntu mu gihe warekuye ikofi za joteme imitima yaguposting, mu gihe nta kintu uri kure baba we, ugasanga hakonje, hahandi habaga hahiye, ugasanga hazimye neza. Kubera iki? Ntabwo herutse gushyiramo kafyura. Ibyo rero ni ibintu byo kwitonderwa cyane. Ntabwo dushyigikiye abantu bakura ibyinyo, kandi abasore barabikora, abakobwa barabikora. Sigaye numva hano hanze abasore bamwe na bamwe bajya gukora ubukwe, ukumva bari gushaka nyine umukobwa ngo ko twafatanyije se wamfashije gutanga inkwano, wanguriye ibintu ibi. Rimwe na rimwe bakajya mu bamama bakuze. Ni byiza, urukundo ni rwiza cyane mu bantu bakuze, ni rwogere hose. Ariko waba ukuze muri muto, gerageza byibura barimo akadoze gato k'urukundo. Turi kureba ibintu bitandukanye bishobora kukwereka ko umuntu ari umukuzi w'ibyinyo. Ikindi kintu cyakwereka yuko umukunzi wawe ari umukuzi w'ibyinyo, nukuba indashima. Umuntu udashima, umva umuntu ukaba waririye warimaze, ariko ukayugira ngo nta kintu umaze, mu gihe utagize icyo ukora ukabona rwose. Ibyo bintu rero, ibyo bintu tubyitondere. Turebe abantu turi gukundana nabo. Nshuti muvandimwe, wikunda umuntu ngo umuteretesha amafaranga nawe. Ariko wari uzi ko hari abantu biteza abakuzi b'ibyinyo. Ese uzagenda urata amafaranga kugira ngo ntibazayarya? Bazayahekenya kugeza ku munota wanyu. Ba basore rero bagenda birata, ngewe ndi umukire, ugenda umena amafaranga, ushobora no gukururira wa mwana witonda ugatuma ahinduka umukuzi w'ibyinyo, kubera yuko waje urata amafaranga. Kandi amafaranga arakenewe. Amafaranga ni moteri y'urukundo. Ndabyemera cyane. Amafaranga iyo adahari, urukundo nyine rushobora guhungabana. Ariko urukundo nyakuri rwo ruragerageza rukarwana no muri byanjye. Ariko reka nkubwire, niba ugenda urata amafaranga, niba ugenda wiyemera, ugahurira n'umuntu nkusha, azayarya pe. Reka rero mbabwire, mu rukundo ntabwo urukundo rugurwa. Korera umuntu ikintu kuko ugikuye ku mutima, wubaka urukundo ruzima rw'ejo hazaza. Wigikorera kugira ngo azagire ikindi aguha. Kandi ikindi, niba ufashije umuntu mu rukundo, wimumenyereza kumufasha, ahubwo wowe gerageza umufashe hamwe, urebe n'ukuntu wamusapotinga mu mishinga ye. Ese ukundana n'umusore, ukundana n'umukobwa, ntujye umubaza icyerekezo cy'ubuzima bwe, muhura mutwika gusa. Twagiye ku Gisenyi, twagiye muri hoteli runaka, twagiye kurya ubuzima gusa. Uko murya ubuzima niko amafaranga hagendera. Ariko ntimuganira ngo mumenye ese ejo tuzaba turiho gute, turifuza kugera kuri ibi, tuzabana gutya, ese ibi nibyo byihutirwa. Rero reka nkubwire, ibyo bintu nibyo kwitonderwa cyane. Ikindi kintu kikwereka yuko umukunzi wawe ari umukuzi w'ibyinyo, ni umuntu wikunda. Ushobora no kumubwira umushinga wari ufite, akakubwira ati hari ibintu byihutirwa, ariko ni umuntu udashobora guhara inyungu ze, ahubwo akaba ashaka yuko ibintu bye biza mbere y'ibyawe. Umuntu utakugirira impuhwe nawe ngo arebe ko hari ibyo ugomba kwitwaraho neza, ugomba kwiyatsa, ugomba kumera neza mu gihe nk'iki ngiki. Ariko reka nkubwire, umuntu nk'ugomba kumwitondera. Umuntu wikunda, nta n'umwe wiyanga muri iyi si, ariko arashaka ibye bize mbere. Niba ibye bidakozwe, ubwo urukundo rurarangiye. Umuntu nk'uwo rero, stari shoti, kura mu buzima bwawe, kura mu buzima
bwawe ndabizi warakunze waratse ibintu ndi kukubwira rero bino kubyumva waratse waragurumanye urumva ari umuntu wata niba ari umusore urumva ari umusore bogara umusore ku ariko waruzi ko hari abasore b'amabogari hano hanze bari kurya amafaranga y'abakobwa n'abadamu bica. Sasa rero tugana ku musozo, ikindi kintu kikubwira umukuzi w'ibyinyo. Umukuzi w'ibyinyo ajyana n'ibigezweho buri gihe. iPhone 12 yasohotse, sheri urabona iPhone yanjye nyine ntabwo ikigezweho. Hari application gashya gasigaye kajya muri iPhone 13, urabona barahinduye kamera isigaye isa neza, kandi sheri urabona ngomba kwifotoza ngasa neza, cyangwa se ugasanga screen ntabwo imeze neza yaramenetse, umuhaye version nshya ya telefone ubutaha akeneye indi, ugasanga umuntu umuhaye wenda tujye no mu bantu batanga impano zikomeye cyane imodoka, ejo bona akakubwira eba ni marike kabisa ntabwo ndi kuyishimira cyane akeneye indi. Umuntu ufite inyota ihoraho y'ibintu bigezweho buri gihe, urukweto rugezweho yabonye runaka yambaye urukweto rwiza mufashe, mugurira agakweto, agasaha kagezweho, amatelefone agezweho. Reka mbabwize ukuri, buri mwaka buri mezi angahe izi nganda ziri hano hanze zikora cyane cyane ibintu by'ikoranabuhanga n'ibindi barasohora ibintu buri gihe wazatagangara. Ega wenda kujyana n'ibigezweho si bibi, ariko gerageza byibura ushyiremo ubone ko n'umuntu agufitiye urukundo. Hanze y'ibyo bintu hariho urukundo, ariko umuntu ashaka kugira nk'iki nk'akamashinike, urumva. Ikindi kintu sorezaho, umukunzi udakora. Daga numva hano hanze bavuga ngo ni ibiryabareze. Umukunzi udakora cyangwa se yaba nakora ntumenya aho amafaranga ye ajya. Waruzi ko hari abantu bashakana ugahera ko umuntu ajya ku kazi ariko ntuzamenyana amafaranga ye ajya, ahubwo umugabo urakubwira turabizi rwose nayo mfite akabazo, ese bya nyine mfite akabazo nakemuye ya mafaranga narayakoresheje, ugasanga aradepanda kuri wo. Ariko uzishimira umukunzi ukora, mugahuza imbaraga. Rimwe na rimwe umuntu wigira akabasha kwigurira icupa, ariko ibaze nk'umuntu ugurira icupa iminsi 30 igashira atarigurira na rimwe, cyangwa se bya bindi byo kujya muri restaurant, urumva kumugurira cya kindi nyine buri gihe ni wowe wishyura, nta nubwo yanakugurira byibura rimwe mu nshuro runaka da. Umuntu rero gasanga yagufasha amaraso, kandi ari akantu kamwe gusa guha, akantu kamwe kakakuzunguza kagatuma bank account yawe hasigaraho zero, ukajya no mu myenda kugira ngo ushimishe umuntu. Ibyo bintu ntabwo bikwiye. Gero nka muganga w'urukundo najya mbabwire ngo ibintu ni magirirane. Muri iyi si tugomba gufashanya, urukundo tukarwubaka, ariko kubakana n'umuntu cyangwa se ugashyira hamwe n'umuntu witeguye gushyira mu ruhare rwe. Niba ubona byahengamiye hano gusa, ujye umenya ko harimo ikibazo. Rero abo bantu dukwiye kubamagana, cyangwa se tukabagira inama aho bishoboka, tukareba ko bahinduka. Niba bidashobotse, umutima n'uwawe wiwuhata ibibazo ni ingorane z'abantu. Stress hano hanze ni nyinshi, ugiye kongeraho iz'abantu bakurya n'utwari wifitiye. Hari indirimbo yaga numva ngo chop my money, ngo ngwino urya amafaranga. Reka mubwize ukuri, hano hanze hari abantu bayarya, akayarya nubwo yaba ari menshi agashira. Rero reka mubwire, nubwo waba witeje imbere, nubwo waba ugirira neza umukunzi wawe, ntabwo wakwifuza gukorera mu bihombo. Urumva, ntabwo umuntu ari igikoresho, ntabwo umuntu agurwa, hari igice cy'umubiri w'umuntu kigurwa. Niba munabigura murakoze. Yes, nuko bimeze rero. Ni muganga w'urukundo hano kuri channel, iyi channel yahariwe gusana imitima, kuvura. Ni channel yitwa Reba Plus, tukugezaho inama zitandukanye z'urukundo. Rero reka nkubwire, wowe ukurwa ibyinyo, wowe ukura ibyinyo, mwese turabagira inama. Nawe ukura ibyinyo, gerageza umenye ko ibyo ukora nawe ushobora kuzakura n'umuntu akabigukorera, ariko mwakwiteje imbere koko mugakora.
hari ibintu byinshi wakora udasebye, utandavuye, kujya uca ahantu hose bavuge dore uriya muntu abeshejweho n'abagabo cyangwa n'abagore, wowe ubwawe nta kintu. Ese reka nkubwire, umunsi utazaba uri kubona ukuri ibyinyo cyangwa bose barakumenye, ese uzakomeza gufatwa gutyo nk'umwana kugeza ukuze? Rero dushake uko twakwiteza imbere, dushake uburyo twagira urukundo ruzima, twubaka umuryango nyarwanda. Urukundo rurashoboka, ruracyariho, ariko birasaba ko buri wese acana ku maso. Cana ku maso. Icyo nzi cy'urukundo rwo ntawe urucuraho undi. Iyo uhaye umuntu urukundo nawe akakongera undi, akakongera urundi, urwawe na uriyongera n'urwe rukiyongera. Ariko iyo uhaye umuntu urukundo akaguha amafaranga, iyo uhaye umuntu urukundo we akazanamo amafaranga menshi kurusha urukundo, birapfa. Cyangwa se iyo uhaye amafaranga menshi umuntu aho kumuha urukundo, ni ukuvuga ngo amafaranga n'urukundo balance bibe biri ku gipimo kijya kungana, byose birakenewe. Ariko nanone turebe ngo imitima yacu, imitima y'abanyarwanda turi kwangiza, ese biragana he? Rero ibyo bintu birangirane rwose n'uyu mwaka washize, ubundi dukomeze tujye mbere. Ndizera rero ko mumeze neza cyane. Iyi ni Reba Plus, ubwire ngo kora subscribe niba utarayikora, kandi usharing ibi biganiro ku bantu benshi batandukanye. Jewe ndi muganga w'urukundo, mazina yanjye ni Boni Buranga. Komeza udukurikire, kore like, kore share, kandi umenye yuko ahangaha tuzajya tukugezaho ibiganiro byinshi. Tanga comment hano utubwire ibintu bitandukanye uri kunyuramo, kuko ibiganiro tuvuga ahangaha cyangwa se ibyo tuganiraho bituruka mu byo muba mwatubwiye. N'ubuzima bwanyu tuba turi kuvuga ahangaha, ntabwo ari ibyo tuba twitekereje, ni ibintu biva mu buzima bwanyu. Reka rero twizere ko mumeze neza, kandi ko ibyo bintu mugiye kubikosora, abakuzi baveho, hinjira abakunzi.